Haleluya. Turanezerewe cyane. Twagiye twumva abantu bafashijwe n'ubuhamya bwacu. Twagiye twumva bavuga bati rwose natwe twahise twihana, twese dukizwa. Twahise mbese twumva dufashe umwanzuro. Rero nibakomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bw'isi. Urusengero rukwegereye wajyayo, ko harimo n'abatagira n'idini cyangwa se hari ababereyemo bafite n'utwo tuntu bitwaza, bakwiye kwihana bagahindukira bakabatizwa ndetse mu mazi menshi, bakihana bagahindukira bagakorera Imana, bakaba abakozi bayo, bakayikokoraho ibyo bita umugisha. Kuyikorera bituma umuntu Imana imuremera ikintu sonane ko batari kuzagura, Imana ikabiguha kuko ijambo riravuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiza kandi nzamuhaza uburame. Ni gukorera Imana no kwikorera. Gukorera Imana bitera uburame, nta gihombo kirimo nacyo. Cyiciro rero cyo kuba mu rugo nicyo ngiye kugeraho. Hari ijambo rivuga kwizera. Kwizera kurema ibitangaza, niryo jambo tugiye kureba. Kwizera kw'imirimo, hari kwizera kw'imirimo ipfuye cyangwa se imirimo mizima, imirimo nyamirimo. Ni ukuvuga ngo maze gukizwa rero bagerere no kukuntu Imana yanyinjije mu rindi shuri ryitwa ubukene. Mu buryo twari tubayeho, nashakanye n'umugabo dufite inzu y'ibyumba 2 na salo. Hanyuma mbaza Imana ngo nibiki bizambaho Mana, ko ari wowe data mbwira, ari wowe ungira inama. Imana irambwira ngo mwana wanjye, ngo uzahura n'inzara, uhure n'ubukene, uhure n'uburwayi, ngo ariko urupfu ngo ntacyo ruzagutwara, ngo nzabana nawe, ngo nzakurinda, ngo ntabwo nzagusiga, sinzaguhana. Ni ishuri ugiye kwiga ariko uhumure nzakugirira neza. Imana ishimwe. Rero twarahageze, wumva ahantu byatangiriye. Mu by'ukuri twagize ubukwe bwiza cyane, ariko Satani ararakara. Mubamo no kwiga Imana rero. Perezida wari uhagarariye urubyiruko icyo gihe, wenda ne kumuvuga kuko yari wo muri korali yacu bumwe, yaratubwiye ati rero Caritas ngiye mu bintu uzagura ntiyego, ntuzagura umuceri, tuzawuzana nka komite y'urubyiruko. Ni cyawa rwose, urakoze cyane. Turangije tugura ibindi bintu mu ntwarane twabonye, umuceri ntitwawugura, kumbi ni kugira ngo yanzara izadukubite. Nagira ngo ngutangarize ko ku munsi wo kuza kudusura nka komite tumaze icyumweru dushingiwe n'umutware wanjye, twiteguye abashyitsi nka komite y'umudugudu w'urubyiruko kuko nari urubyiruko icyo gihe. Bagiye kuza baravuga ati dushingiye ku kuntu Imana yagiriye neza Caritas na Damascene, ntabwo haburamo umuceri, ahubwo reka tubagurire isaha. Ngiye kubona mbona turateka, turikopesha icyo gihe, turabakira, turishima, tuti buriya nubwo tutabonye agafuka bakinjiranye, buriya bayafite mu mramvirope. Reka nkubwire, twagiye kubona tubona mvirope batuzaniye n'isaha yo kumanika mu nzu. Ubwo ishuri riratangiye. Mbega twaguye mu kantu. Nahise nibaza ukuntu Imana yambwiye ngo ni inzara n'ubukene n'uburwayi. Uwo musore cyangwa se uwo mugabo wanjye ntiyongeye kubona akazi. Ni umuntu uzi kubaka ariko ntiyongeye kubona akazi. Ahubwo najyaga gukora umurimo w'Imana, indirimbo nkunda cyane yahitwa Gosheni, yahitwa Sejemu, ivuga ngo bibiri yose Mana tuzazimezanye. Najyaga njya ku murimo w'Imana hamwe namwe nkagenda n'amaguru. Ubundi pasiteri wanjye nkunda witwa muri akamitike akanyohereza ati genda ubafashe umurimo w'Imana, bakamayo 2 koko cyangwa icyatanu cya 2 niyakundaga kureba. Bamara kumperekeza bangejeje ku modoka nkacunga bagiye, avuganira amafaranga ninyategesha moto ningera mu rugo turarya biragenda gute. Ubwo nkavuganira nta imbaraga nirukanka gusa muri uyu mugoroba umfashe ngere mu rugo. Ubwo nkagera mu rugo gutega nkabyiborera. Iyo batafataga moto ngo bancireho banterekeho, bakibeshya gato bakasiga mu muhanda ngo batega, nahitaga nyakubita umufuka nkiruka nkihuta. Nagera mu rugo saa 2 saa 3, hahita njya gukinguza ahantu nyine bateka udushyimbo twa mitu bya kino gihe niko babyita. Agakombe icyo gihe kaguraga 50 harimo n'utumininwa, babyita inzu uko babyita mu ngubu, ariko icyo gihe babyitaga ndetse nuko mbyite gute. Ubwo nkahita ngura n'inusu y'ubugari, nkagura udukara twa senkani, nkagura n'agakoroboyi cyangwa agace k'ikoroboyi, nkatanyaguriza ku buryo twose tujyamo n'agasabune ka veni kakazamo kuko isabune yagura agasenkani icyo gihe. Nkagerageza uburyo bwose bikwirwamo. Ubwo nkarara netse, harongera asanga bakinze, nkiruka nkajya ahandi. Umugabo akambwira ati ahubwo twari tuburaye none nushaka usubireyo, subira ku murimo w'Imana, ndabona Imana
itanga umugisha. Ubwo nkongera nkajya ku murimo w'Imana, hakaba igihe bamwe bamitije, hakaba n'igihe bamwe batayima ariko bakomerera mu Mana. Hakaba igihe bamwe bambwira tuzagaruke, abandi batari ko uzaze twakubwiye n'ubundi ni byiza, ariko tuzabanza twegeranya Kristo ufite ubuhamya bwiza babanze babyumve. Rimwe na rimwe najyaga ku murimo w'Imana kubera ubukene no gusa nabi cyangwa no kuba utambaye neza, hakabaho usanga nyine bakavuga batese umuntu wararitse uyu muntu, ubundi uyu muntu hari ikintu kimurimo. Ubwo bakandeba bakavuga ati rero uyu muntu turabona dukurikije isura afite nta kintu yabwira abantu, ahubwo reka tubanze uri. Hakaza abagabo bafite amakote, bafite inda, bameze neza, sizaparitse imodoka hariya. Hakaza abagore beza bafite ikibuno, bafite igitenge cyiza cya koroneri. Njye niyambariye ukuntu nyine mu bukene bwanjye, numva Imana imbwira ngo genda unkore, ariko nahagera nazindutse bakangira uwanyuma. Kangira uwanyuma we, bati mwene data wihangane mushiki wacu, bansekera cyane. Bati uzagaruke cyakora suhuza abantu utanga intashyo. Numva ndababaye. Reba ukuntu nireba ku ntebe nyicayeho nazindutse, kibuno cyashyushye, nubwo nacyo nta cyari kiriho kubera nyine nuko. Hanyuma barangiza bati rero wihangane uzagaruke. Ndagenda ariko ubundi nahamagariye gutanga intashyo, nereka mwere. Ni haleluya, nereka dusome ijambo ry'Imana. Nitwa Imana Caritas, n'Imana yahamagariye umurimo wayo dusomanga. Nkakubitagura vuba vuba bazimu, nkakubita nkasenga vuba nkahita mvuga ingingo z'ingenzi zo mu bapfumu zonyine n'uburyo Yesu yanyujije n'uburyo yankoreye. Nkahita nzinga mu minota 2 bamaye bihatiye baba we, iyo tubimenya tukamubwira akagaruka. Ni yewe nireka n'abantu benshi bo gukorera harahari, Imana ninshoboza nzagaruka, ariko rwose pe Imana mbabarire mu mutima ntabwo nasubira. Nzasubira uko bampamagaye, banyenera bakamamagara. Niba ari ukujya gutonda umurongo basuzugura Imana, rero nkambwira ninde y'ibintu sinanabishobora. Imana itiyongera ugende, nuko nkagenda kubera umwuka w'Imana. Ariko noneho babaga bamaze kubona yuko badakwiriye gupfundikira itabaza ryanjye, noneho bakampa umwanya nkavuga Imana, nkasengera abantu bakihana, abandi bakizera, tugafashwa tugahimbaza Imana, ubundi bikagenda neza. Ariko ku nshuro ya mbere ukigera abantu batakuzi, baravugaga bati aha rwanda n'iki gihe bishobora kuba biriho. Ruma nari nibereye kuri tekeri, bambwira bati wowe rwose nta Mana ufite, dushingiye ku rukweto wambaye turebye ukuntu mu matama hahombanye, turebye imyenda wambaye agaciro ifite, ishobora kuba ari bimwe by'inzara, nta Mana ikurimo. Ariko Imana yo mu ijuru ikihesha ni ukuvuga gusa bagahita babona Imana iri muri twebwe. Ibyo bintu byarabaye rero, igihe kimwe mbyara umwana w'imfura, tubura amaranje, tubura impetso tubura mbese. Ariko kubwo gusenga Imana nuko bibaze nawe umuntu wafataga amaranje nkabura isabune yayo, urumva niwaba wabuze igikoma, umwana ko arara ko mwijoro byose, umugabo nta kazi afite, mbese byari ibintu bikomeye. Umugabo rero rimwe asanga natetse, ari Imana umuntu yakoresheje anzanira udufaranga ajya guhaha. Wumva iyo uri mu ishuri ry'Imana iguha na minerivare cyangwa ikaguha amakaye yo kwandika cyangwa ikaguha ikaramu. Mbese icyo gihe byarabaye, umugabo asanga natetse, arambwira ati ibi biryo wabikuye? Ni Imana yabimpaye. None si Imana itanga ibiryo gute? Imana se itanga ibiryo nenda bimenyereye, kuko jewe nabayeho ndipfubye, Imana inzanira ibiryo ntabe nabisabye. Ubwo birashaka kuvuga ko wagiye gusaba, wagiye kungayira. Ni ukuri kwihoraho ntabwo Imana nkorera, ntabwo nasabye. Aranoteza numva ngize umubabaro, ndamubwira numva nkubwire ubu si nimugoroba, ejo ntuzagira ahantu uzajya, uzamabare nanjye n'ahantu nzajya, ngiye gusaba Imana ibintu bine. Nitabiri uzamenye ko marasaba iteka ryose, ntizatume nongera no kujya kuyivugira. Ninzabasaba ko narayibwiye ngo Mana nabisabye nkanuye gutya, nawe hagaze aho ngaho. Ndashaka isabune yo gufurira amaranje y'uyu mwana, ndashaka isukari, ndashaka ifu y'igikoma, ndashaka n'umuceri. Urakoze Mana kubimaye, nkanuye gutya turi hanze. Ati nzaba ndeba iyo Mana yawe ku kirengarenga, mbese mu saa 12 z'uwo munsi. Yiri bambwira ngo se Imana yawe kwitagaragaye, ni uretse iraje. Hari igihe yasuye Aburahamu ku kirengarenga, ni buriya ntabwo izuba ryarenga itabikoze. Nitabikora sinzongera nanjye kuyikora, ni kuko nzaba nkozwe n'isoni ko. Nariko genda yizeza irabikora. Giye kubona Mana hahingutse umwana w'umukobwa witwa Natali, yaririmbaga sejema ahantu muri korali Gosheni. Abwira mama we yari n'umukatolika, yaritahiye. Aramubwira ngo mama ndashaka kujya gusura umubyeyi wabyaye w'inshuti yanjye. None se mama
ndagenda nta kintu mushyiri tugenda urebe muri stock ko hari ikintu wabona umushyiri. Nagiye kubona mbona uko nabisabye uko ari bine niyo wahamagara umugabo wanjye n'ubu nibimvuga nabisubiramo arahara arabizi byarabaye. Yes nyamibagirwa ibintu Imana yankoreye ndi mu butayu sinjya byibagirwa kuko nibyo bituma nkomera ku Mana yawe kandi ni ngombwa ko abantu babyumva. Nagiye kubona mbona umuntu araje arakomanga ati muraho yego ambona mereje igikapu ndebyemo ndebamo ibiro 2 by'akawunga ubu yagiye Malawi niba ari Zambia sinzi igihugu arimo. Imana yaramwagurira neza cyane naho niwe yaje kunsura agarutse mu Rwanda mbese ubucuti bwacu bwarakomeje. Imana imuhe umugisha. Nagiye kubona mbona mu gikapu nzaniye mbona harimo umuceri ibiro 2, mbona harimo tembo 2, mbona harimo ifu harimo isabune, harimo umuceri, harimo n'isukari ibiro 2. Mamagara umugabo n'ingwino urebe ya Mana yanjye. Abibonye aratangara aravuga ati sinari nzi ko Imana ikora ibintu bimeze gutya. Niwe nkuragiye nk'ijisho ngiye ngo none Imana ndayibonye ndiwera none sinzongera kuvuga Imana yawe nimbonye koko ikora ibitangaza. Umutware wanjye rero iwabo ni Kigali burundu hari iki iwabo bari abantu b'abakire guhera mu bwana ngo banywaga amata ya Nido. Papa we yakoraga muri Major urumva arya umuceri wa Tanzania babaga ngo n'inyama barya nta kibazo bafite n'isambu babakubitira ku by'ibishyimbo. Niko yambwiraga kuko ngo mu gihe cy'imiragara byabaga ari byinshi cyane. Icyo gihe rero we niyarazi imikorere y'Imana ni ibintu byatumye yiga Imana. Imyaka yose twamaze guhera muri 2003 nshyingirwa biragenda bigera muri 2011 turi kuri tekeri bikaze nkorera Imana ariko nasenga ikambwira ngo isaha ntabwo iragera, nasenga ikambwira ngo isaha ntabwo iragera. Ndaza mbabwira ukuntu Imana igihe kimwe nasenze meze nk'ubataye umutwe uburyo yantabaye nabyo mu kanya n'ubundi turakomeje. Igice kindi tugezeho cy'ubuhamya yenda ibyabaye mu butayu n'ibiri mwagiye mubyumva ariko hari ikintu kimwe ngiye nanone kongera kuvuga. Ni byinshi yenda uko nzajya ngenda mvuga ijambo ry'Imana nzajya ngenda mfataho kamwe tubiri gutyo. Ubuhamya bwo mu butayu bwo mu rugo urumva mu bapfumu byavuyemo ariko ndi mu rugo n'umugabo wanjye n'abana mu buzima bukakaye. Hari ijambo rivuga ngo kubya dukakaye turimo kubaho Uwiteka.